Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu twakoresha selection na direct selection tool muri Adobe Illustrator. Amatools tugiye kureba ni aya ngaya abiri. Reka tukore rectangle yacu, noneho turebe ukuntu selection tool shortcut ni V ukuntu ikora. Igihe ikanzeho ushobora kumuvinga shape yawe ahantu ushaka, cyangwa se ijambo ahantu ushaka kuyikura ku ruhande rumwe ijyana ku rundi ruhande. Ikindi kintu kuri selection tool, igihe tukanze ku ruhande urabona ntabwo bigaragara ko wakoze selection, ariko igihe ukanze kuri object yawe ubona ko ifite utudomo tw'umweru ku ruhande tugaragaza ko iyi shape yawe iri selected. Igihe wa selection ikintu cyari cyo cyose ushobora kugikora kinini. Urabona nuzana mouse yawe cyangwa se cursor yawe ukayijyana ku ruhande, ku mpande y'ikintu wakoze, ushobora kongera size, cyangwa n'ikindi kintu wakora ushobora gukora rotate ikintu ya object yawe uba wakoze, ukuntu muri kubibona. Reka turebe direct selection tool. Direct selection tool yo ukuntu ikora, ubu ngubu tukoresheje iyi shape yacu, ukanze hano ku ruhande urabona tuba tubona ama anchor points kuri izi mpande. Ukanze kuri anchor point ushaka yahita ihinduka ikagaragaza ubururu. Igihe yagaragaza ubururu rero uba ushobora kuhindura iyi anchor point ukuntu muri kubibona, ugakora iyindi shape ushaka. Nk'ubu ngubu urabona iyi anchor point nashyira hano, akora iyindi shape. Iyi ngiyi ishatse nayikandaho rimwe, nkongera nkakanda nkayimovinga ku ruhande. Urabona mbashobora gukora ama shape iyo ari yo yose nifashishije iyi anchor, nifashishije direct selection tool. Nitureba iyi direct selection tool dukoresheje eclipse cyangwa se circle, tukakanda kuri direct selection tool, ukanze kuri anchor points. Anchor points ni utungutu turi ku ruhande, wahita ubona ko hari anchor handles. Ubu ngubu izi anchor handles uba ushobora kuzihindura ukazimuvinga uzijyana uruhande ushaka, ugakora iyindi shape wifuza. Murakoze.